guys, undi munsi mwiza Imana idutije ndabasuhuje. Nuva hariho imbeho n'akavura ariko ntitubuza gutembera. Hano ni mu majyepfo mu ntara y'amajyepfo nyine mu karere ka Huye. Niho zino video nzishutingira. Aba nafashe umwanzuro kuzajya dutembera ahantu hatandukanye muri aka karere nyine. Uyu munsi numucikwe. Hano hepfo ku ishuri aba ufite gahunda yuko tujya kwa Nyagakecuru hejuru ku bisi bya Huye. Imvura nitabizana niho turi bugarekeze nganambuka umuhanda kaburimbo ukubanza kureba hepfo no haruguru. Nayo ko twavuga no kwambuka hepfo no haruguru. Kwambuka barebye ifoto. Ni foto. Sawa ba naje. Ariko ziko muri abahanga. Kwa Nyagakecuru ni he? Ari hejuru ku bisi byaho. Sawa urakoze. Nimva y'amahoro. Urakoze. Arimo arambwira kumuhemba ariko kereka antwaye. Agize transport antwaramo niho wenda namuhemba. Ntabwo yabwira umuntu ko hamugeza ko hamwereka nta gihembo ariko nta kibazo mfite icyo muhanamo ariko ngo ntacyo ufite. Twavuye mu muhanda wa kaburimbo twahise umuhanda w'igitaka. Soze naho twatangiye kuzamuka. Musozi wa Huye rero niwe bitiriye akarere ka Huye kuko niwo muremure mu karere ka Huye hose cyangwa se mu ntara y'amajyepfo hari urebye. Umusozi wa Huye niwo muremure. Ikiburanga nuko haba hari ufite hejuru antene iriho ibintu bya telekomunikasiyo yaba iminara y'amaradiyo cyangwa iminara yo gutumanaho ya kampani z'itumanaho. Twatangiye kuzamuka sinzi uko wareshya ariko rwakiri kanshi dushobora kuhagera. Inzira z'inzitane nizo kuzamuka ujya mu ijuru. Mbona waba inzira z'inzitane ariko nta kibazo turaza kubigeraho. Akavura kari gakomeje gukara mutanugama hano n'uwitegeye hari hejuru ariko ntabwo nahenda ko ihita mu tujojo tutari twinshi. Hano nugamye mu musozi nabitegeye ari inyuma. Komeza tangiye kuzamo umuyaga mwinshi ariko nambaye kano gafuro karinda ibijojo ariko nta mupira nazanye. Bite hari haruguru ni muri Huye kujya kwa Nyagakecuru uranyura he?
muranyura hehe muri? Sawa. Nari nyobye umuntu aranyobora, ngomba guca umuhanda. Ku muhanda ni ukuyoba ariko anyeretse ahandi hantu ha shortcut umuntu anyura nta kibazo, ntihagire ikibazo agira. Guys, nkomeje kubashimira ukuntu mwanyeretse urukundo kuri video zitambutse ebyiri. Ubwo rero ndagira ngo komeze munyereke urukundo. Show me love. Hari abanyandikira mwera ko amafoto amashusho ameze neza, ariko babwiye ko nyine ikibazo ariko nkoresha telefone ndafite amafoto afite quality, niyo mpamvu nafite amashusho meza. Ubwo rero mukabyihanganira, abana bihuye baba barimo bandangira hamwe ko ari ukomeza hari imbere. Ugeze ku musozi hejuru, akavura kari gakomeje gukara, mpita nugama hano n'uwitegeye hariya hejuru, ariko ntabwo narenga ko ihita mu tujojo tutari twinshi. Hano nugamye mu musozi ndabitegeye, ari inyuma. Komeze tangiye kuzamo umuyaga mwinshi, ariko nambaye kano gafuro karinda ibijojo, ariko nta mupira nazanye. Bite hari haruguru ni muri Huye kujya kwa Nyagakecuru muranyura hehe muri? Sawa. Abana bihuye baba barimo bandangira hamwe ko ari ukomeza hari imbere. Ugeze ku musozi hejuru, Huye Mountain Trail. Harimo akantu ko kurangira umuntu. Munyaruka tano komeza ukazamuka hano, kubera yuko nduzi hari imbere n'amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi hariya kuri antene. Dukomeza tugenda, ibyatsi kimeza, kino cyatsi bacyita umukoni. Hari imbere turahagerereye, dore hepfo twaturutse umusozi turawugerereye. Kikubwira yuko ari ahantu hakiri hadatuwe cyane, hakiri ibihingwa bya kimeza, ntabwo ari ibihingwa, hakiri ibimera bya kimeza. Dore nk'iki bakita umwenya, hari cyica amahirwe, umuhati, n'urwego hari imbere ni mu mabuye. Hashobora kuvamo kariyeri tuzavanamo amabuye yo kubakisha. Guys, twakomeje umusozi tuwugeze hagati, turimo turagihuye kwa Nyagakecuru hejuru ku musozi. Hano
hano tugeze ni mu makawa, hano hepfo hagiye hahinze amakawa, kubera ko amakawa akundana n'ahantu hari igitaka kivanze n'urusenyi, niho bagiye batera, ariko amashyamba ari hejuru, barimo barerekana ikituyobora, gukomeza hari imbere, bagiye bahakora neza, kugira ngo abantu bakeneye kurora Gisabo bazajye bahajya gake gake. Nko muri weekend mu gihe cy'amakonji, gutya. Nanjye rero nkaba nafashe umwanzuro wo gutemberayo. Wow, iyo nitegeye horizon uko biba bimeze, hariya hasi naho bita mu Gakoma, umusozi hariya hakurya naho twagiye ubushize, dore n'ahariya hakurya, dore aho mvuye hariya hasi, dore n'ishyamba hariya hasi, hano bagerageje kuhacukura kariyeri ariko harimenya barabiretse, dore n'ibiti kimeza, sipure. Wow, niyo mpamvu u Rwanda rwitwa ngo, irindi zina ry'u Rwanda ngo ni igihugu cy'imisozi igihumbi. Iyindi mpamvu ni uko ahantu henshi mu Rwanda imisozi, dore umuhanda wa kaburimbo umanuka ukagenda ukagera hariya Maraba, dore Kinyamakara hari imbere. Wow, ndi muri middle from nowhere, hano ngeze ni mu nyubako, ni mu masambu ya leta, ino property nta muturage uhagera, ahubwo ni aha leta. Niyo mpamvu nta bantu batuye, ni ku musozi, ubona ko ari mu mabuye, gusa amahirwe mfite nuko hari nta nyamaswa z'inkazi zibamo. Wenda hari yanyigirizaho nkana, ariko nashaka ukuntu nashaka akantu k'agakoni, ko ntiwamenya, hari igihe nahura n'umuhari, kuko ni mu ishyamba rwagati, ahantu hadatuwe, ahubwo ari ishyamba bagiye batera, kandi kuhajya uri umwe ni danger. Ndaza cyazamuka, ndi ikiremwa cyadizatinze ibindi, nagiye mu isi yanjye. I lost my way somewhere in another galaxy, ariko hari imbere nduzi ikintu kimeze n'icyo bashyiramo imyanda, trash. Birashoboka, nayo nyiri kure ngira ngo ni turu dogarte, ariko icyo bashyiramo imyanda hari. Kariya gatebe nako umuntu yaruhukira akicara ndebe. Kuba nicariye hano nduhuse, bafite icyokere ariko nta kibazo, objectif yanjye se zirimba 100% yari yagerwaho,
kubera yuko kwa Nyagakecuru ntabwo ndi kuhabona, ariko ni byiza kuba umuntu yibereye hano atuje, yavuye mu bantu akaza kuroragisa akumva akayaga ko mu iri shyamba ku musozi wa Huye kwa Nyagakecuru neza byahatari. Nicariye hano ku ntebe hariya hakurya mu baturage, hano naho mu ishyamba, nzi ko nta muntu wagera, ariko barishe mubonye umuntu hari haruguru bamubaza nimba nakomeza cyangwa se hari ahandi ntanyura, kubera yuko umusozi nkugeze kure bihagije, umusozi nkugeze kure bihagije, nkomeze nzamuke. Nanzi ko ari njye kiremwa cyonyine, ariko tubaye ibiremwa byinshi. Ntakunda kuhaba cyane. Sawa. Wapi nawe utaha? Naho ubutaha? Okay. Moya ni umugabo mwiza cyane, mbwira yuko ano masaha nakererewe kuhajya, ariko nta kibazo, aho nshoboye niho ngarukira, kubera abaharinda ngo bemere yuko umuntu ahajya hakiri kare. Aho ngarukira rw'intera wari aho, ndaba natembereye nta kibazo. Hano ku bisi bya Huye nuko nabwiye niwo musozi muremure mu ntara y'Amajyepfo ahari, kubera yuko nk'uko muza kubibona iyo ugeze hejuru uba witegeye ahantu hose. Ubwo rero uzwi kuba ari muremure, ariko nanone uzwi kuba hari hatuye hariya hirya umuntu bitaga Nyagakecuru, nimba yari umugore nimba yari umugabo, ariko bavuga ko yari umugore. Nyagakecuru niwe wayoboraga hano hose, yari afite inkike ikikije urugo rwe ikozwe inkike y'ibitovu, inkike y'ibitovu. Urugo rwe rwari rukozwe mu bitovu. Ubwo rero Ruganzu mu kwagura igihugu yaje kumwisurishwa, ahita amuragiza ihene, kugira ngo zizarye urwo rugo rwe, noneho nizimara kurya urwo rwe inzoka yamurindaga izabura aho yihisha, ubundi igenze gute, ubundi yigendere. Uko byaje kugenda rero, kugira inzoka yamurindaga yigendere, ni ihene zamaze urwo rugo. Iyo nkike ye yari ikikijwe, yari ikozwe mu bitovu, birangira inzoka yamurindaga nyine yigendeye. Noneho ingabo za Ruganzu arizo zitwa Ibisumizi ziraza zigarurira kano gace kwa Nyagakecuru, mu bisi bya Huye. Ikindi ni uko bino bisi bya Huye bifite insigamigani yo kuvuga ngo guta inyuma ya Huye. Guta inyuma ya Huye ushaka kuvuga iki? Guta inyuma ya Huye ni insigamigani ivuga yuko iyo ubwira umuntu ibintu ntabyumve cyangwa ntabyiteho, kuba ari uguta inyuma ya Huye. Ni uno musozi w'abavuga guta inyuma ya Huye, niyo nsigamigani. Nizere yuko nanjye nawe mu inyuma ya Huye. Ni nk'aho turi aho umusozi uherera, hari ubworozi bw'inzuki, bashyira ubworozi bw'inzuki kubera zihova mw'ibiti by'inturusu. Ni nk'aho turi hejuru y'umusozi. Urabona
urebye hano hari undi musozi ari hakurya, unarebye hariya hari undi. Ni ukuvuga ngo rero turi on the top of the mountain. Hano hari ibiti barabitema kugira ngo basazure ishyamba. Nanone banaturutse hariya hepfo, dore abaturage batuye hariya hepfo. Nanjye ngiye kugera hano hejuru bitunguranye, mbonye umuhanda. Uyu mountain trail hano ukomeza hari imbere, ariko hano hepfo hari ahandi umuhanda uturuka ikindi cyerekezo, na hano mu kindi cyerekezo. Uruvuga ngo ngeze nibura hagati hejuru ku musozi. Hari inyuma urabona icyuma cya Huye, ku musozi hejuru. Waho nibwo nacyegera, ariko ndumva mfite umunaniro n'icyokere, ariko niko bigenda. Ikintu cyose ushaka kugeraho uragiharanira ukakigeraho. Kwaba ari ukurira umusozi, kwaba ari gukora ikindi kintu kigoye, ugomba kugiharanira. Kandi ikikwereka yuko wagikoze wagiharaniye ni uko ubira ibyuya. Nanjye rero nabiharaniye kuzamuka, nkaba ngeze hano hejuru ku musozi wa Huye. Ni ukuvuga ngo mu gisozi mugezeho 90%, ntabwo ari 100%, ariko 90%. Destination ni ugukomeza hariya imbere, ariko ni mu gihuru. Ndumva mfite ubwoba bwo gukomeza, kubera yuko ntabwo nakwijyana arangiye nyine. Kandi ari ubwa mbere mpaje kwa Nyagakecuru, nkuko babyerekana ni hano gutya. Ugahita ukomeza hariya, ibiti bitangiye gutoha. Hano masaha sinzi nimba byanyorera njyenyine kuhajya. I'm so sad. Ndumva mbabaye kubera yuko natinze kuzamuka hano, kandi murabona niyo ntuza ya nyuma kugira ngo umuntu ahite yinjiramo, ariko nshutse intege. I don't know guys, sinzi ukuntu nabigenza. Mfashe decision yo gusubira hepfo, ariko nta kibazo, nshobora kuzagaruka ikindi gihe, nubwo wenda bitoroshye. Urugendo nakoze rwose rubaye imfabusa, kuba birangiye ninjiyemo mu ndebe kwa Nyagakecuru, ariko nta kibazo, nibura mbashije kugera on the top of the mountain. Hano hepfo hari intusi z'ibitohera, ishyamba batemye barisazuye, bongera bateramo izindi. Cyerekana ko ndi hejuru y'imisozi nuko hari ibihu, dore ya mihanda hiva hari inyuma, ni muri Nyaruguru. Dore n'umuhanda
hariya hakurya ujya muri Nyaruguru. Rwanda igihugu cy'imisozi igihumbi, the country of thousand hills, le pays de mille collines. Huye hariya hejuru. Guys, nicyo gihe cyo gutaha, twongere tumanuke umusozi nkuko twawutereye. Kumanuka biragora kurenza kuzamuka, nuko kwicushumura. Guys, ndabona amanuka. Mwakoze kubana nanjye mw'iyi trip, mw'iyi vlog. Mukore subscribe kuri channel yanjye. Ciao ciao, naho ubutaha nakagaruka.